Njyewe twarahuye ari nko ku mugoroba arambwira ngo yankunze nanjye ndamubwira ati nta kibazo niba wankunze. nawe uhita umukunda. Hanyuma se nta bantu bajya baguca intege ngo ukundana n'umuntu ufite ubumuga? Abantu banca intege ariko nkabihorera nkababwira ati uharanira byinshi ukabura na duke wari ufite. Nkababwira ati icyo mwamarira nawe yakimarira. Turakundana na shere wanjye rwose. Nta n'akabizo wamuha? Akabizo hano ni good. Hanyuma rero sister, umunsi umutungutse iwanyu mu rugo, Noneho namugejeje mu rugo. tubahaye ikaze bakunzi ba Legacy TV. Umunsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi turi kumwe n'umugabo n'umugore bafite ubuzima butoroshye barimo, tunifuza ko babufashwa bakabuvamo, ariko bafite inkuru y'urukundo rw'ukuntu bahuye. Nagira dutangire batwibwira ubundi batubwire uko bahuye kugeza uyu munsi. Kaduhere ku mugabo. Yewe nk'umuntu twahuye mu bintu mbese bidasanzwe kandi ibintu bidasanzwe bidanakomeye sana, tugahuza tukavugana tukaza turandikiranwa tugahana urukundo, nkajya kumureba iwabo mu cyaro, nanjye ndi umunyacyaro. Nta kuntu twese twifasha, twese turi abantu bameze gutya. Watubwire amazina yawe. Wowe yewe nanyita Twizerimana Emmanuel, ariko izina ryo bampamagaraga muri Musanze banyitaga Gisimba. Gisimba. Kuki abantu bakwita Gisimba kandi uri umuntu? Kubera yuko nari nkurutaga ikibuno hasi, mpura n'abagira neza baranjyana kumvuza, ariko iryo zina ryakozwe kubera mu cyaro niho ryamenyekanye sana. Barambye banyita Gisimba ukuntu mbese uko nari meze. Ni ukuvuga ngo abantu bakwitaga Igisimba kubera ukuntu wavutse? Niryo zina muri Musanze bose bazi. Hanyuma si iyo babikwise ntibikubabaza kukwita Gisimba kandi uri umuntu? Birambabaza benshi, ariko basigaye bararihanaguyeho, basigaye banyita Twizerimana Emmanuel. Hanyuma se Gisimba bakwitiranyaga nacyo ni ikihe? Oya, Gisimba nyine ni kwa kundi bahimbaga umuntu mu miryango y'ahantu, bakavuga ati umuntu w'umusirimiri kandi atari ibyo bakwise. Hanyuma se ugira umugore n'umwana? Umugore ndamufite, ariko umwana nta mwana mfite. Hanyuma umugore yamumaranye igihe kingana iki? Umugore wanjye tumaranye umwaka umwe. Mumaranye umwaka umwe. Hanyuma uramukunda cyane nawe aragukunda cyane? Ndamukunda nawe arankunda, turubahana tukavugana neza, nta kintu na kimwe nabura narwara, yareba ukuntu yagira akavuza abaturage, akareba abaturage bose bakamufasha. Hanyuma kumugara gutyo rero warabivukanye? Ntabwo nabivukanye, byatangiye mvuye kuvoma ndi umwana mutoya mfite imyaka 3, ndi kuvoma kano kadomoro k'abana gatoya. Ufite imyaka 3 nibwo watangiye? Byatangiriye ku maguru se? Kubona amaguru igufwa ryarabaye rinini riza imbere? Ubundi byagiye ukuntu byagenze bari ubundi nari mvuye kuvoma akadomoro ndi kuruhusa akadomoro mba ndamugaye, amaguru arandya aratumva, baranjyana kwa muganga birananirana, bakora ibintu byo bisohoka byose mu Kinyarwanda biranga. Se wowe ubundi ufite imyaka ingahe? Yewe
iyo mfite imyaka 23. 23 uracyari muto rero. Urabibona ukuntu nagiye Butare Nyanza, ukuntu nagiye Butare Nyanza, nagiyeyo nk'urutse ikibuno, mfite iyo myaka ndi kubabwira. 3 ugize imyaka 3 bahise bakujyana i Nyanza, ni Gatagara. Gatagara Nyanza ya Butare. Hanyuma wahavuye ufite imyaka ingahe? Havuye mfite imyaka 18. Hanyuma mu buzima bwawe rero bwa buri munsi ni iki kintu kikugora, kikubangamira? Jewe ikintu kimbongamira mu buzima bwanjye ni uko nk'abantu hamwe abanyamakuru mwamvugira mukavuga ati ukuntu bibereyeho, nta mama wanjye yarapfuye na papa wanjye arapfa, nta n'umwe mfite, nta n'umuryango mfite, ndi imfubyi, nta kirengera mfite, n'iyi nzu ndimo ntabwo ari iyanjye, ni iy'umukecuru uri hano. Ukavuze ati nawe uberemo. Hanyuma rero Rasta, uyu munsi uwashaka kugufasha yagufasha iki? Mushaka kumfasha mwandebera nk'ikintu igare, mukamfasha igare ryo kugenderamo, kuko ahantu najya ntabwo nagerayo, kandi nagenda mfite igare, nagenda ahantu hakure hashobotse, nkagenda no muri hoteli ifite nk'ahantu hagendwa n'igare, ibyo nkayikoresha. Uraza kuduha nimero yawe kugira abazashaka kugufasha bazayicisheho. Hanyuma madamu, tubwire amazina yawe nawe tubwire n'igihe mwahuriye. Njyewe nitwa Muhawenimana Sandrine, twahuye mu kwa 9 2020, umwaka urarangiye. Uramukunda kandi? Ndamukunda. Noneho rero gukundana n'umuntu ufite ubumuga ntabwo ari ibintu byoroshye, kugira ngo agusabe urukundo umwemerere byagenze gute? Tubwire umunsi aguze kugusaba urukundo ukamwemerera uko byagenze. Njyewe twarahuye ari nko ku mugoroba, arambwira ngo yankunze, nanjye ndamubwira ati nta kibazo niba wankunze. Nawe uhita umukunda. Hanyuma se nta bantu bajya baguca intege ngo ukundana n'umuntu ufite ubumuga? Abantu banca intege ariko nkabihorera, nkababwira ati uharanira byinshi ukabura na duke wari ufite. Nkababwira ati icyo mwamarira nawe yakimarira, ko njya mbabwira. Hanyuma se umunsi uhitamo kubana nawe ugeze mu rugo, wabonye urugo rumeze rute? Mu rugo urahishimiye, bimeze gute? Narahageze nsanga akodesha, ariko turafatanya, tukajya turagura ibikoresho gahoro gahoro, n'ubu ngo turacyafashanya nta kibazo. Hanyuma rero ngo bamubwire ubuzima bwe bwa buri munsi, byanze bikunze urumva niba umufasha, abyuka ryari, umukorera iki yabyutse kugeza umunsi wije? Arabyuka, mbyuka mbere nkabyuka, niba hari n'ibiryo ngateka akarya, arangiza akagenda. Kumwuhagira se bwose wabikora? Njyewe ubikora. Ukanamwuhagira, ukamukorera isuku akagenda. Hanyuma se mu buzima bwanyu bwa buri munsi ni ibiki bibagoye? Nkeka wenda nk'uko ubuzima bw'umuntu ufite ubumuga buba bwihariye, ni ibiki bibagoye uyu munsi muvuga ngo tubangamiwe? Ni wenda yambwiye ko ikibazo kibagoye uyu munsi ari inzu mudafite aho muba, ibindi bintu bibagoye? Ntabwo dufite aho kuba, ikindi kibazo kitugoye turya rimwe ku munsi, turya nimugoroba gusa. Urumva nimba umugabo ari ugomba guhahira urugo kandi akaba yaramugaye, ubwo bihita bifata ko nawe ufata inshingano zo guhahira urugo, ubwo mugafatikanya mukarya rimwe ku munsi. Mbese kugira ngo murye nk'abandi 2 ku munsi cyangwa 3 nk'abakire cyangwa 2, bihakorwa iki? Wumva ari iki wasaba? Icyo nasaba, ubufasha nasaba ni uko bampa nk'urushoro nanjye nkajya ndajya kwihigira, tugafatikanya mu rugo. Waguha igishoro wabasha guhiga ugakora, ukabasha no kumufasha no kumuvuza, ubwo nkeka ko bijya biza mu kwivuza. Namuvuza nkajya ndabikora byose. Wumva ari nk'iki wakora se ubonye igishoro? Nacuruza mbonye nk'urushoro. Kandi gucuruza bisaba igishoro gike, ntabwo ari kinini cyane.
hanyuma rero twigarukire mu buzima bwanyu bwa munsi ku wundi. Mu gitemberano n'umugabo wawe nshiramo nk'ibihe byiza mujya mugirana mu buryo burambuye, mujya mutemberana mukishima. ntabwo tujya dutemberana, twatembera se nta mafaranga dufite. Cyangwa utinya kugendana n'umuntu oya ntabwo nabitinya, dufite amafaranga twatembera, ariko ntayo tuba dufite. kwigumira mu rugo. kugumana mu rugo kubyishyura uko yabona cyangwa two namwe tugafatanya. Hanyuma se umuntu ashatse kukubwira uti abantu bafite ubumuga si abantu, kandi bumva bamwitaga gisimba ariko we wemera kumwakira, se umunsi wa mbere akubwira ko gukunda ntabwo wabanje kumugora ko abakobwa bajya bagora? Mada, wari ugiye kutubwira rero ukuntu mwahuye ukabanza kujya umwangira kugeza igihe wamwemereye, byose ugiye kutubwira mu nkuru irambuye. twarahuye nuko arangije arambwira ati yankunze, n'undi amubwira ati ntabwo byashoboka. Noneho tuza guhura ikindi gihe hashize nk'icyumweru, arongera arabimbwira, n'undi amubwira ati nzagusubiza nyuma y'iminsi. Noneho iyo minsi icyumweru namuhaye gishize turongera turahura, noneho njya kumwereka mu rugo, najya kunyereka iwabo, ari imfubyi n'ababyeyi agira. Noneho nza kumwemerera, arambwira ati tubane, ndamubwira ati nta kibazo turabana. mpita mubwira ati noneho kubera nta babyeyi ufite nta kibazo reka twibanire, ndamwemerera gutyo turabana. Mumaranye umwaka wose? Tumaranye umwaka n'igice. Hanyuma rero sister, umunsi umutungutse iwanyu mu rugo, noneho namugejeje mu rugo kubera ko mama atareba, mama ntabwo amuzi, nawe n'impumyi ntabwo areba. Bakuru banjye barambwira ese uriya muntu wamukundiye iki? Ndababwira ati nanjye nabonye biza gutyo, yankunze nanjye mbona ndamukunze, anyumvamo nanjye mwiyumvamo. Mukuru wanjye anca intege ariko biranga, turenda tubana, mukuru wanjye amunyangisha ariko biranga, na basaza banjye biza kugera igihe bamwiyumvamo, baramukunda, nkajya njyayo bakampa ipfukire nkazana, nuko birangira tubanye gutyo. Ako mutwereka akantu kagaragaza ko mukunda? turakundana na shere wanjye rwose. Nta n'akabizo wamuha? Akabizo hano ni good. Hanyuma mumbwire tugana ku musozo, washaka kubafasha nimero, muvuge nimero zanyu. Uwashaka kudufasha yaduhamagara kuri 0788 90 36 294. 0788 90 36 294. Iyo niyo yanditse kuri nde? Mwese niyo mukoresha? Yanditse kuri njyewe. Hanyuma rero ndumva twasoza.